Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 17. Izina rya Aburahamu rihinduka Aburahamu. Aburahamu yari afite imyaka 86 igihe Hagara amubyariye Ismaheli. Nuko ageze mu kigero cy'imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubwira ati, ni njye Mana nyir'ububasha, ukurikire inzira zanjye ube intungane. Ngiranye nawe isezerano kandi nzaguha kororoka bitagira urugero. Aburahamu yubika umutwe ku butaka, Imana iramubwira iti, ngiri isezerano ryanjye nawe, uzaba sekuru w'imiryango itabarika. Ntabwo bazongera kukwita Aburahamu, ahubwo izina ryawe kuva ubu ribaye Aburahamu, kuko nzakugira sekuru w'imiryango itabarika. Nzaguha kororoka cyane, nzakuvanamo imiryango, kandi abami bazakuvukaho. Nzagirana isezerano nawe, nzanarigirane n'abazagukomokaho. Iryo sezerano rizahoraho kugira ngo mbe Imana yawe n'iy'urubyaro rwawe ubuziraherezo. Wowe n'urubyaro rwawe nzabaha gutunga burundu iki gihugu wasuhukiyemo, igihugu cyose cya Kanahani, maze nzababera Imana. Igenya, ikimenyetso cy'isezerano. Imana ibwira Aburahamu iti, uzakomeze rero isezerano ryanjye, wowe n'abo uzabyara, uko ibisekuruza bizasimburana. Dore rero iryo sezerano nzagirana nawe n'urubyaro rwawe. Umwana wanyu wese w'umuhungu azagenywe. Muzikatisha agashishwa ku ruhu rw'umubirigabo wanyu, maze bizabe ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Umwana wese w'umuhungu namara iminsi 8 azagenywa. Uko muzajya mubabyara, ari uwavutse mu nzu yanyu, ari n'umuvamahanga mwaguze feza utari uwo mu bwoko bwawe. Umugaragu wavutse iwanyu muzamugenye, uwo mwaguze feza nawe muzamugenye. Bityo isezerano ryanjye rigaragarira mu mubiri wanyu rizaba iry'iteka ryose. Ariko utazagenywa wese, umwana w'umuhungu batazakuraho agahu ko ku mubirigabo we, uwo muntu azacibwe mu muryango wamubyaye, azaba yarishe isezerano ryanjye. Imana ibwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntuzongere kumwita Sarayi, ahubwo uzamwita Sara. Nzamuha umugisha, ndetse nzamuha kukubyarira umwana w'umuhungu. Nzamuha umugisha, azaba nyirakuruza w'amahanga, n'abami b'imiryango bazamukomokaho. Aburahamu yubika umutwe hasi, araturika araseka, aribwira ati, mbese hari umwana wavuka ku musaza w'imyaka 100? Na Sara ufite imyaka 90 yashobora kubyara? Aburahamu niko kubwira Imana ati, cyampa gusa ngo Ismaheli umukomereze ubugingo. Imana iti, reka da, ahubwo ni Sara uzakubyarira umwana, ukazamwita Izaki. Nzagirana isezerano nawe, isezerano rizahoraho iteka kuri we n'urubyaro rwe. Naho ku byerekeye Ismaheli, ndakumva. Muhaye umugisha, nzamuha kugwira no kororoka bitagira urugero. Azaba se w'ibikomangoma 12, kandi nzamugira umuryango ukomeye. Nyamara isezerano ryanjye nzarigirana na Izaki, uwo Sara azakubyarira undi mwaka iki gihe. Imana imaze kuvugana na Aburahamu, imusigaho irazamuka. Nuko uwo munsi nyine Aburahamu agenya Ismaheli umwana we n'abari mu rugo rwe bose, n'abo yari ahatse buja yarabaguze feza, abahungu bose bari mu rugo rwe, mbese nk'uko Imana yari yabimubwiye. Aburahamu yari mu kigero cy'imyaka 99 igihe yigenyesheje. Naho umuhungu w'Ismaheli yari umwana w'imyaka 13 igihe bamukasagaho ko ku mubirigabo we. Uwo munsi Aburahamu w'umuhungu we Ismaheli barabagenya. Ab'igitsina gabo bose bo mu rugo rwe, ari abagaragu bahavukiye, ari n'abanyamahanga yari yaraguze feza,
bose bagenyerwa hamwe na we